niranwa ufata inzira nabo ufata iki nabo ufata yindi nta mpamvu yo kugira ngo mujye gushwana abantu bicane ejo bundi ngira ngo muherutse kumva ahantu umugore yabwiye umugabo ngo ngerega ntago nkigukunda ngurutwa na runaka umugabo mu karere kamwe burasirazuba aramubaga ibere rimwe akarikira nko mukungu irinde akarikira nka hehe ugasanga niba utakimukunda wamuretse umutwe ngo urebe inyuma hariya nukuvuga ngo ijambo ryo guhindukirana no guhindukira nabi biri mu bintu bishobora gutuma uwo mwashyingiranwe ashobora kumva kuzinutswe bigatuma ashobora no kuguca inyuma nubwo tutabishyigikiye ariko nabyo hari byo tugomba kwirinda kugira ngo datuma abo twashyingiranwe nabo bashobora kutuzinuka nukuvuga ngo rero umugore mwiza ategetswe guhindukira buri saha buri munota buri segonda kuko kenshi na kenshi nicyo kintu kiba murega twumvikane ngira ngo icyo nababwiraga ngaho mureke twumvikane ni ukuvuga ngo buriya inshingano ya mbere y'umugore mu rugo inshingano ya mbere y'umugore mu rugo ni uguhindukira kandi ukongeraho ngo neza kuko hari abantu bahindukira ugasanga arahindukira nabi ni ukuvuga ngo rero buriya mu rugo umugabo umugore ushobora kuba ukwiriye guhetsa umugabo ukamumesera ukamutekera agasanga wahashye nta kintu kimwe akora wahindukira ugahindukira nabi byose ntacyo biba bimaze ariko ushobora kuba mwavuganye nabi ni ukuvuga ngo buriya yuko umugore agenda ahindukira neza niko umugabo agenda amubwira ati no kuwa gatanu warambabaje ariko ndakubabariye rero ngira nk'uko Etat Civil yarabibabwiye n'ubundi inyigisho mufata uyu munsi ntabwo ari bwo bwa mbere muzumvishe ahubwo tugerageza gucamo muri makeya kugira ngo nibura mubashe kujyana impamba cyangwa se wenda amahugurwa amwe mwari mumaze iminsi mutumva ariko nta gishyashya kiba kirimo rero ngira ngo nk'uko dukunda kubabwira ku bice bitatu icya mbere ni inshingano n'uburenganzira by'abashyingiranywe ngira ngo igihe bababwiye hanyuma icya kabiri ni bimwe mu bishobora gutuma abashakanye batandukana cyangwa se ibyo bagomba kwirinda kugira ngo hatabaho gutandukana byemewe n'amategeko hanyuma icya gatatu ni uburyo abashyingiranywe bahitamo kuzacunga imitungo yabo ndizera ko tuza kubinyuramo mu gihe kitari kinini kugira ngo nibura tubashe kumvikana abageni ariko muranyumva rero ni ibintu byinshi kuko itegeko riteganya ko izi nyigisho bazitanga mu minsi 21 ariko biba bigoye kugira ngo tuzisamarayizinge mu masaha make ashoboka ariko nizera ko turi buze kubikora rero ni ibintu byinshi bishobora gutuma abashyingiranywe bashobora gutandukana cyangwa se gusaba gatanya cyangwa se mu ndimi z'amahanga icyo bita divorce icya mbere ni ukumara nibura igihe cy'amezi 12 mutabana utazi uwo mwashyingiranywe anaherereye ni ukuvuga ngo umwe mu bashyingiranywe ashobora kujya mu gihugu cya Uganda cyangwa se ashobora kujya hano gupagasa akamara n'imyaka 4 ariko iyo umwe agiye akamara igihe cy'amezi 12 ikurikiranya utazi aho yagiye icyo gihe atarakumenyesheje ujya gusaba gatanya ubwo mu yandi magambo ntago bivuze ko umuntu ugiye agatina bivuze ko mugomba gutandukana ahubwo ni igihe utazi aho uwo mwashyingiranye herereye hanyuma icya kabiri ni ukumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake kutabana ku bushake bivuze ngo mushobora kuba muri abantu biyubashye umwe akavuga ngo ntago tuzakora divorce cyangwa se ntago tuzatandukana umwe agafata icyumba cye n'undi agafata icyumba cye iyo bimaze igihe cy'imyaka 2 bufite ikibigaragaza nabwo mwemereye kujya gusaba gatanya hanyuma icya gatatu ni ukwanga gutanga ibitunga umuryango ni ukuvuga ngo hari igihe usanga hari abantu bigeze ntibindeba kenshi na kenshi usanga imibare minini abagore bakunda kuba bari mu rugo nta kazi bafite kuko ihangaha bavuze ngo gutanga ibitunga umuryango ntabwo bavuga umugabo ntabwo bavuga umugore ahubwo bavuga mwese kuko muba mufite 50% y'uburenganzira n'inshingano zo gushaka ibiteza imbere umuryango wanyu ni ukuvuga ngo rero ahangaha usanga rimwe na rimwe abagabo bijya n'ibindeba ugasanga abantu bigire mu tubari niho birira buriya ugasanga mu gitondo wabyuka umugabo ntiyagiye gupagasa agiye kunywa icyayi buriya ahantu uzasanga umugabo yagiye afite icyayi n'amandazi mu gitondo atagiye gupagaza agiye uvuga uti Imana ntacyo yampaye ni ukuvuga ngo rero umugabo
n'umugore inshingano zabo no gushaka ibitunga umuryango, ariko niyo umwe muri bo yaba adafite ubushobozi, usigaranye ubushobozi abikora byose nta gusigana. Abageni muranyumva? Ni ukuvuga ngo rero umugabo n'umugore mutegetswe kugira ngo mufatanyirize hamwe mushake ibitunga umuryango, kuko ari cyo nyamukuru muheraho cyangwa se fondasiyo y'uburyo iterambere ry'igihugu rwanyu rizaza. Rero hari aho tujya gusanga ugasanga umugabo amaze nk'ukwezi atarya mu rugo, kubera ko hari ahantu ujya kwirira ka boyiro mu gitondo akajya kwirira utuneke, ugasanga n'abagabo, hari abagabo nabo banywa za yawurute, ugasanga umugabo agiye kwinywera yawurute mu gitondo saa 12. Ahantu hose hari ka boyiro niho ajya, ahantu hose hari icyayi niho ajya. Ntibivuze ko umugabo atarya muri resitora, ariko nanone arya muri resitora ari uko hari ikintu cyamujyanye agiye gukora, wenda yarari ku kazi ajya muri pause, ariko ubundi ngira ngo abagabo babyumve, wenda harimo abari basanzwe babana nk'umugabo n'umugore wenda bitemewe n'amategeko, harimo n'abagiye kubana bushyashya. Ariko icyo nababwira cyo nuko umugabo nubwo tujya mu mategeko ariko tujya no mu muco, kubera ko kugeza uyu munsi itegeko rivuga yuko uburinganire ari 50/50, ariko nta mugore wari wajya gufata irembo ry'umugabo. Ni ukuvuga ngo nta n'umugore wari wajya gukwa, usibye ko araho myumva, ariko nabyo bikorwa mu ibanga. Rero urumva ko byanze bikunze nubwo tujya mu mategeko ariko n'umuco tujyamo. Rero umugabo mwiza nufata inshingano z'urugo, n'umugore mwiza nufata inshingano z'urugo, ako ubonye kose kakajyana mu rugo, aho usanga abantu bamwe bafite inshoreke, abandi baraharitse abagore babo, usanga kabonye kose arakajyana hanze kugira ngo kajye kubaka umuryango. Rero gushaka ibitunga umuryango, iyo ubinaniwe uwo mwashakanye ashobora kujya gusaba divorce. Hanyuma icya kane ni ubusambanyi. Ukuvuga ngo guca inyuma uwo mwashakanye biri mu bimwe bituma abashyingiranywe bashobora gutandukana byemewe n'amategeko, ariko cyane cyane usanga ntago dushyigikira yuko hari abantu bamwe baca inyuma bagenzi babo cyangwa se abo bashakanye, kubera ko wenda hari ibyo batujuje, ariko kenshi na kenshi usanga ubusambanyi bishobora guturuka ku umwe mu bashyingiranwe, kubera irari, kubera bimwe muba mwarashyizeho mu rugo, bishobora guterwa n'umugabo cyangwa bigashyiterwa n'umugore, cyangwa se ugasanga ari umuco umuntu yivukaniye. Ni ukuvuga ngo rero hari ibintu byinshi abashyingiranywe baba bagomba kwirinda mu buryo bwo kugira ngo urugo rwabo rukomeze kuba ruzima, cyangwa se rukomeze gukomera. Ni ukuvuga ngo ari icya mbere mu bitera ubusambanyi, hari ingeso abagore bihaye, ugasanga aravuga ngo ngiye mu cyumweru niba akora yacu itaragiye kurepeta kwa gatanu ntago nzahindukira. Ubwo guhindukira murabyumva, ntabwo ari uguhindukiza umutwe ngo urebe inyuma hariya. Ni ukuvuga ngo ijambo ryo guhindukira nanone no guhindukira nabi biri mu bintu bishobora gutuma uwo mwashyingiranwe ashobora kumva kuzinutswe, bigatuma ashobora no kuguca inyuma. Nubwo tutabishyigikiye, ariko nabyo hari ibyo tugomba kwirinda kugira ngo datuma abo twashyingiranwe nabo bashobora kutuzinuka. Ni ukuvuga ngo rero umugore mwiza ategetswe guhindukira buri saha, buri munota, buri segonda, kuko kenshi na kenshi nicyo kintu kiba murega twumvikane. Ngira ngo icyo nababwiraga, ngaho mureke twumvikane. Ni ukuvuga ngo buriya inshingano ya mbere y'umugore mu rugo, inshingano ya mbere y'umugore mu rugo ni uguhindukira, kandi ukongeraho ngo neza, kuko hari abantu bahindukira ugasanga arahindukira nabi. Ni ukuvuga ngo rero buriya mu rugo umugore ushobora kuba ukwiriye guhetsa umugabo, ukamumesera, ukamutekera, agasanga wahashye nta kintu kimwe akora, wahindukira ugahindukira nabi, byose ntacyo biba bimaze. Ariko ushobora kuba mwavuganye nabi, ni ukuvuga ngo buriya yuko umugore agenda ahindukira neza, niko umugabo agenda amubwira ati no kuwa gatanu warambabaje ariko ndakubabariye. Ni ukuvuga ngo niho hantu honyine umuntu ashobora gusaba imbabazi kandi atabumbuye umunwa. Rero ikintu cyo gushyiraho amatariki yo guhindukiriraho biri mu bintu bishobora gutuma umugabo agushaka, yakwera guhindukira ukanga, bigatuma ashobora kuzinuka akajya gushaka abandi. Rero ni ukuvuga ngo buriya nk'abantu bize muri segonderi, buriya ushobora gufata ibishyimbo n'umuceri ukabiteka ukwezi, byo ari indyo imwe, ariko ukabiteka uburyo butandukanye, ikaryoha kandi ari indyo imwe.
ubwo bivuze ngo nubwo ari ubwo guhindukira ntabwo bivuze ngo ugomba kumera nk'umurenge wa Muhoza, kuko umurenge wa Muhoza aho uteye niho uri, n'umwaka utaha niho uzawusanga, n'umwaka utaha niho uzawusanga. Ni ukuvuga ngo rero ugomba gushaka rimwe ukaba uri ku ntara, ubundi ukaba uri kuri sitasiyo, ubundi ukaba uri hehe, uburyo nibura umugabo avuga ati byanze bikunze agahora kumbura. Sinzi ko murimo kunyumva. Icyo nababwiraga rero, ubwo ibyo ngibyo ni bimwe bishobora gutuma umugabo wawe, niki kintu gishobora gutuma umugabo wawe atakuramirwa. Kwa ngo rero arabadamu benshi bajya bakunda kuza katubwira ati rwose ngende ndarambiwe umugabo wanjye yize nk'irobo ni buri saa sinyihumeka, nta nubwo shaka ngo tugabane, ndabimurekeye ndagiye. Ariko icyo gihe ni ukuvuga ngo ni nko gufata uruyuki rwamaze kutwinga umuntu warangiza ukajya kurwana rwo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni ukuvuga ngo umugabo ntakagukanga niyo yaba ahindukira nk'isaha, kuko buriya y'uruyuki rukuriye rukakurya hano ku kuboko ukongera ukarufata ukarushyira mu kwaha, ntabwo rwakurya kuko nta ruburu rugifite. Umugabo rero nakubwira ngo hirikira saa 2:05, nawe ku minota 10 uzamubwire ati garuka urebe ko ari cyo azagarukana. Natagaruka nawe umubwire ati numuhamagara utasinde bugaruke ko nanjye naguhamagaye ntiwaza. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe habamo kumvikana, kuko ntago mu rugo habamo guhangana, ahubwo habamo kumvikana kugira ngo ibyo mu rugo bigende neza. Hanyuma icya gatatu ni umwanda. Ni ukuvuga ngo buriya umwanda biri mu bintu ushobora gutuma umugabo azinuka umugore, bikaba byamutera n'iyose busambanyi. Ntago tubishyikira ngo umugore nagira umwanda uzamuca inyuma, ariko nanone turimo kubwira abadamu ko bimwe muri byo bishobora gutuma umugore akuzinuka. Ugasanga umugore wenda ni umujyanama w'ubuzima, cyangwa se wenda akora ku karere ka Musanze, cyangwa se wenda hari amashati bajya batanga n'imipira, wenda handitseho ngo amazi y'isoko dutera imbere n'urugero. Ugasanga mu isoko ntidutera imbere, amazi y'isoko mu nama, mu bukwe, hehe, mu rugo wambaye nabi, mu buriri ntumesa ntuhindura amashuka. Kuryo hari abagabo bamwe bajya batubwira ati twebwe basigaye bera twiba tudashoboye kubyuka. Kubera iki? Kubera ko umugabo ajya kubyuka amashoka mu mugongo akajya ngo ryamye muri kore. Kubera iki? Umwanda. Kwanga umwanda ku mugore agomba kwambara neza, umugore agomba kugira isuku, umugore agomba kwitegura umugabo. Kubera ko umwanda ugategura ku mubiri wawe, ugategura aho uryama, ugategura abana, kuko niba warabyaye ntago ari ngombwa abantu bose bakabona ufite amashereka mu mugongo ahantu hose amashereka kuriho, ntago ari byo. Niba umwana yakunyare ntago ari ngombwa abantu babibone, ahubwo ugomba kugira igihe cyo gukarabira, ukamenya igihe cyo kwisigira, ukamenya ese ubundi urugo rwacu rushoboye gutunga umusatsi ku mutwe. Ko hari abantu usanga bafite umusatsi umaze imyaka 2, ukibaza niba ari sakabaka yamugiye ku mutwe cyangwa se ari iki, ntago washobora kubimenya. Nukuvuga ngo rero ugomba kumenya ngo niba nshoboye gutunga umusatsi, uwo musatsi nawo ukura igihe kingana iki. Kubera ko bashizeho umusatsi ntago bakaraba mu mutwe. Ubwo bivuze ngo kubitinzaho niko umuntu akwegera kuri ashobora kugira ngo hari ibindi bintu wakoze kandi wenda ari ku mutwe. Cyangwa umuntu ugasanga wenda arose aryamye yacuramye kandi yaragize kubera umuhumuro urimo kuva hehe, urimo kuva ku mutwe. Rero ikintu bita isuku mu rugo ku mudamu ni ikintu cya mbere cy'ingenzi. Ni ukuvuga ngo imyambarire ugomba kumenya igihe wambarira ikanzu, ugomba kumenya igihe wambarira imishanana, ugomba no kumenya ngo mu rugo wambara iki. Ko hari igihe usanga umugabo amaze imyaka 10 abona akagomba mure n'inkokora z'umugore gusa. Ni ukuvuga ngo ugomba kumenya ngo mu rugo hari aho wambarira, niba umugabo yongera abone no mu ntege, ho kugira ngo umubwire mu rugo ari kuri WhatsApp n'undi ntukinyitaho uba kuri WhatsApp, ibyo byihorere. Ahubwo wowe shaka ikintu kimukura hehe kuri WhatsApp, kuba ngo karaba kare wambare neza akantu kari aho ngaho kareberwamo kateberwamo cyane, kari hejuru y'amavi. Umugabo nataha kare. Buriya hari abantu benshi bajya bakora isuku nijoro, ugasanga nuvuga ngo niba umugabo aje kugira ngo umubwire ngo va kuri WhatsApp ntukiye mu mwanya, wambara akantu kareberwamo, nurangiza umuzanira amazi yo kunywa cyangwa ashyushye, nushaka umeneho dukeye. Nta muntu ukoropa areba umugabo, akoropa muteye umugongo. Niba ari amarido wurire uruvuga ute amarido ameze nabi wisimbukuruze, ko umugabo nawe wisimbukuruza niko nabo rushaho gukora iki, niko rushaho kureba. Nukuvuga ngo rero ibyo byose biri mu bintu bituma umugabo ashobora kumva kumbuye mu rugo,
kubera ko waba uri umufundi ukirirwa kugikwa ugasanga umugore amasherekare mu mugongo wareba hasi ukabona inkokora ukabona ubwomamure ubwo se ubwo stress yashira ryari. Nukuvuga ngo rero niba ufite abana bakuru ugomba kujya mu cyumba kuko icyumba ni kibanga ni cy'umugore n'umugabo. Iyo mufite abana bato badashobora kumenya ubwenge ibyo murimo gukora ni hano ushobora kujya muri salo nibura umugabo yongera kurebaho yongera bene ko afite umugore yongera abone kuko hari igihe ushobora kujyana n'umugore mugiye gusenga ukarinda ugere nta n'umuntu uhindukiye ubwo se ni nko kujyana iki mu isoko. Buriya nihe niyo ijyanye abantu baravuga ngo nibura kari agahene kavamo burusheti nziza ariko ugatwara umugore ibintu bitero bitanu umuntu urahindukira. Icyo mvuga rero nuko ngo abagore buriya bajya bavuga ngo ukurusha umugore mwiza abakurusha iki abakurusha urugo. Rero ngo hose niho ruzingiye. Umugore mwiza agomba gushaka ibintu bikura umugabo bishobora gutuma umugabo atarangara kandi atamubwiye nabi ahubwo ashobora kuba yakoresha umubiri we cyangwa se n'utundi dukoryo two mu rugo ibintu bikagenda neza. Ibyo rero tubabwira reba bamwe babiseka ariko wowe uzakomeza wambara imishanana nyinjoro wambara ibikoyi cyangwa se wambare nuzana nibitete hari ibitete murabizi ibi amakanzu mwambara amakanzu buri munsi umuntu ajya atareba akagomba mure nareba hejuru abone inkokora nta kintu rwose kiba kirimo ahubwo tugomba gushakisha uburyo nibura abantu nabo umugabo wacu akomeza kutureba kandi akabona ibintu bimeze neza. Nukuvuga ngo rero isuku no kwambara neza biri mu bintu ushaka gutuma umugabo wawe wowe kora ibyo ugomba gukora hanyuma Imana nayo izakora iki nayo izakora ibyayo. Ariko ugomba kumenya ko ugomba kugira isuku ku mubiri aho urara ukamihindura amashuka. Ushobora kuba udafite n'amashuka abiri ariko mesi imwe mwayiraramo kuko ugasanga umugabo n'umugore barara mu ishuka iminsi 3 aho umwana byuka umugore akabyukana ishuka ajyaho n'igitenge kubera ko ibyuwe byose byumye mu mugongo cyangwa se byafashe ishuka birayifata iba nka supaguru. Rero turabasaba ko buri muntu wese uri hano icyambere isuku ku mubiri kwambara neza gutanga keya. Buriya hari igihe umugabo yagiye ku kazi wiriwe mu rugo ariko bakajyana nimugoroba utaramuhamagara. Nukuvuga ngo rero tugerageze dushyiremo imbaraga ubwani ku ruhande rw'abagore kuko hari ibyo abagore basabwa hari n'ibyo abagabo nabo bakora iki ibyo abagabo basabwa. Ariko isuku wisiga twatuvuta duhumura ushaka kuba udafite aya kugura lotion ariko hari twatuvuta twa Chris tugura 150 kuko buri muntu wese aba mu bushobozi bwe harugura amavuta ya miliyoni ari n'ugura y'ijana bitewe n'ubushobozi. Rero wowe ugomba kumenya ubushobozi bwawe aho buherereye kugira ngo ubashe kuba wabasha kubaka urugo rwawe. Rero kugira ngo use nabi ibyo byose bisaba kugira ngo nawe urebe amikoro y'urugo hanyuma wipfeho ukarabe iyo wakwisiga gikotori umese imyenda umese ku mubiri wawe ukarabe mu cyumba cyawe ugira isuku abana bawe bagira isuku byanze bikunze ibyo biri mumwe bishobora gutuma n'umugabo agukumura avuga ati noneho reka ntahe nze kureba ikiri mu rugo. Ibyo rero nukuvuga ngo ku bagabo namwe umwandura bareba ugasanga umugabo yirirwa mu kabari. Ubu umugabo nyamugabo niba anywa inzoga harimo abanywa inzoga harimo n'abatazinywa ariko ubu usanga umuntu w'umugabo niba anywa inzoga aravuga ati ngiye nywa mitsingi yibuze akamenya ngo nta kindi kintu ndi bunywe. Niba uri umurokore ukamenya ngo fanta ariko ugasanga umuntu anywa mitsingi yanyweye sikoro anywa y'urwagwa ikigage akanwa ke yahumeka ukavuga uti noneho birarangiye. Nukuvuga ngo asanga wagiye kuri ntumenye icyo urya aho wageze ibigori urahari urya biraha urya ibiki none wasanga wa mugore yiteguye mu rugo akaza umeze nka serwakira ntuborosa amenyo ntukora iki wese uraza wese wahumeka akavuga ati papa runa ko rero kwica imbeba byagenze biti. Nukuvuga ngo rero abagabo namwe icyo musabwa murasaba kugira isuku mwipfeho mukarabe mumesi nukuvuga ngo imyenda ari umuntu ashobora kwimesera ariko ugasanga umuntu ashobora no kwimesera n'umwenda w'imbere ntashobora kuborosa amenyo. Rero ikintu nacyo cy'umwanda kiri mu bintu ushobora gutuma umugore wawe akuzinukwa mugasigarana mu buryo bw'umubiri ariko mu buryo bw'urukundo kuko buri rukundo iyo rudahari ubona umubiri gusa ariko urukundo rwaramaze kugenda. Gucyo gihe yabonye abandi bakuruta cyangwa abandi bashobora kuba bafite isuku n'ahandi ushobora kugenda ugasanga umugore wagenda buhoro buhoro kandi atari byo. Umugabo uzayinyariye yasinze ninjoro kubita umugore avuga nabi kuko hari abagabo benshi bazi ko kuvuga nabi ari ibyubaka urugo. Rero umugabo mwiza kugira icyambere nuko agomba kubariza inshingano zo mu rugo akagira isuku akubaha umugore we kuko hari abantu batukira abagore babo muri public cyangwa se mu ruhame ngo ariko wa mugore ugira ubwenge. Umugore wawe rero ntabwo ari umukozi bakuzaniye ahubwo
n'umufatanyabikorwa wakuzaniye kugira ngo mubashe kubakana urugo. Rero turabasaba abagabo kugira ngo abagabo bagire inshingano. Hari igihe wabeshya ngo mu kabari ngo niho inshuti ziva, kugira ngo uzamenye ko mu kabari nta nshuti zihava, uzakene udashoboye kwigura icupa urebe ko ari uzaguhamagara, ntawe uzaguhamagara. Nukuvuga ngo rero hari igihe mwibeshya ngo mu kabari niho haba inshuti. Nukuvuga ngo umuntu aguhamagara mu kabari kubera ko nawe ari bugure rabundi imwe nawe ukagura iyindi. Rero mu gihe uzaba utabishoboye nta nshuti zaba ihari. Rero icyo nabasaba no kugira ngo mumenye ngo cyambere nuko mugomba nawe kugira isuku ube wanyu, kandi mukarwana ishyaka yo kureba ko mwakubaka mwashaka mu by'ukuri biteza imbere umuryango wanyu. Kuko uyu munsi niba ugiye gukora bakubaza amafaranga ugaceceka, umugore yakubaza ikintu ugakenya amenyo, rimwe na rimwe ukaba ufite inshoreke waratangiye kuzereka umugore, waratangiye kuzereka uwo mwashakanye. Rimwe na rimwe usanga umugore akavuga ngo ntago shaka gusenya, ariko rimwe na rimwe ugasanga we umutima we amaze kugenda, asigaye mu rugo. Navuga ngo ni nk'iki, ni umubiri usigaye ariko urukundo rwaragiye. Abantu benshi rero muri iyi minsi usanga babanye muri ubwo buryo, aho umuntu avuga ngo ntago shaka gusenya, yabo ntago shaka gusenya, avuga reka nihangarire abana banjye, ariko umugabo yapfa. Hari ahantu duherutse kujya, umugabo yapfuye, umugore nawe aravuga ati ntago abantu barira nanjye ntarimo kurira. Akagerera ariko yongorera umuntu, birangije biramucika kuko harimo ibintu abantu basiga bari kodinga buri kantu kose. Aravuga ati nubwo mbabaye ariko ndaruhutse. Ubwo rero ni ukuvuga ngo umugore yakundaga umugabo, ariko umugabo aza kuba mubi, aba mubi, zana inshoreke, akajya mufatana n'abakozi, ni urugo rwiyubashye, amafaranga aragenda ashaka abagore nk'abangaha akabimwereka. Umugore ageze ahangaha aravuga ati nibura kugira ngo buriya ari abantu benshi bapfuye ariko bakiriho tutarabashyingura. Ni ukuvuga ngo rero tujye twirinda ko ubundi umuntu yapfuye baramushyingura mu cyubahiro. Rero ujye wirinda kugira ngo upfe ukomeze urushya n'abantu ukiriho. Hari abantu rero benshi b'abagabo bameze gutyo, ugasanga umugore yamaze gutakaza, avuga ati sinzasenya, tumaze gukura cyangwa se naje kubaka, ariko umutima yarawutwaye. Rero turagereza buri mugabo wese agomba gushaka ibitunga umuryango, akubaha umugore we. Buriya abagore nibo bantu beza ushobora gufata ukamushyira mu kiganza ukakigira gutya mpaka igihe Imana izabatandukanyiriza. Kubera ko umugore ashobora gufata bamuciye inyuma, ukamuhendahenda kwikubita hasi ugapfukama, akakubabara. Rero ntibajya bibagirwa nabo bagira inzika, ariko inzika itaganisha mu gusenya. Ariko umugabo yafashe umugore, aho ngaho rwose intandaro 20% niyo gukomeza kubana, niyo babaho babana nabi. Kuko umugore ashobora kumenya ko ufite undi mugore umwitaho akabyihanganira. Rero abagabo twebwe nkuko twahoze tubivuga, kuko ngo ni twebwe mutwe w'umuryango, nubwo abagore bavane bamutima w'urugo, ubwo twagarutse mu muco, ariko twirinda gupfa duhagaze, ahubwo dukora bitureba. Twaba abagore bacu ibintu byo kuza ugahita wisinziriza kwigonesha, ibintu byo kwigonesha, ejo kwigonesha, ejo no kwigonesha. Ubwo nukuvuga ngo umenye ko umugore ntago yaje gukuburira, nta nubwo yaje kukusasira, ahubwo nukuvuga ngo inshingano ya mbere nkuko nabibabwiye ni uguhindukira. Umunsi uzabona utarimo guhindukira uzi kwigonesha, uzamenye ngo ntahuri, nta naho usigaye ni nk'igiti kiranduka imizi igasigaye yeregetse kurya akayaga kose kaza gakora iki. Rero ntago tuvuze ngo hari impamvu zishobora gutuma umuntu adahindukira, ushobora uburwayi, nyine tugomba no kwihangana. Ariko mu gihe uzabigiramo uruhari, unywa ibyuma, nk'ubushera burimo ubuki, imigina, buri kantu kose ukagashyira mu kanwa, ntago bizakunda. Ahubwo tugomba kugira inshingano. Umugabo mwiza usobanutse ntago arya mu kabari. Burya mu kabari ushobora gusangira n'inshuti yawe, ariko uyu munsi uje uhumura inyama, iwawe abana bawe ntibaheruka n'inyama, ntibazi n'urukarango. Iyo uryamye inyuma y'umugore akumva unuka inyama, akumva unuka ibyo kurya byiza, ugatangira ukavuga ngo ariko zino nyanya zanyu muri kuki mutaziteka neza. Ubwo bivuze ngo umugore mubana mu buriri, ariko akagenda abona ko mudakomeje urugendo rw'ubuzima, mukagenda mutandukana mu buryo bwo ku mutima, aho uzasanga usigaranye umubiri ariko roho yaragiye kera. Rero dukeneye kubwira abagore bacu neza, umugore ntago agomba kukubona ngo yirukanke, umugore ntago agomba kukubona ngo ahungabane, ahubwo umugore agomba kukubona uje akaza kukwakira kuko abonye umufatanyabikorwa, umuntu umumara stress. Ariko hari abantu bazi ngo guhekenya amenyo nibwo bakufata nk'umugabo. Iyo uhekenye amenyo umenye ngo n'ubundi azanavamo ntacyo usigaranye. Umugabo rero uhekenya amenyo, wirirwa wirakaje mu rugo, umenye ngo wa mugore
nta byishimo uzamutera, kandi buriya imibiri yacu ishimishwa n'urukundo kurusha n'ibikorwa. Buriya ni ukuvuga ngo umugore ikintu akeneye cyonyine kugira ngo twirinde bya bindi byose, umugore akeneye ikintu kimwe gusa, akeneye amahoro. Umugore iyo umuhaye amahoro ibindi byose urabibona. Murabyumva mwa bagabo mwe? Rero ndabizi ko uyu munsi iyo umuntu aje gusezerana, ubu hari bari basanzwe babana bavuga bati nimara gushyiraho igikumwe urarya ndye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye gusezerana asezerana n'abantu batatu. Ni ukuvuga ngo usezerana n'abagabo batatu ugasezerana n'abagore batatu, kubera ko hari umuntu wavutse kuva igihe yavukiye kugeza igihe wamuboneye utangiye kumutereta, uwo ni umuntu utazi. Ni ukuvuga ngo kuva igihe wamutereteye kugeza uyu munsi muje mu murenge, uwo ni umuntu wa kabiri, ubu hari n'umuntu wa gatatu rero ugiye kubona nyuma yaha. Ubwo rero ashobora kubera mwiza, ashobora no kubera mubi. Kuko hari igihe ushobora gushaka umusore ari umusinzi akajya kubwira nimugoroba ajya mu kabari ati rero dufite akazi kenshi kandi na telefone bazidukuyeho, kubera ko mutabana akagenda agasinda mukaza kuvugana yakoze iki, yasindutse. Iyo mumaze kuba umugore n'umugabo rero nibwo umenya ngo ni Korodina nyawe, kuko ibyo akora byose abikora hehe? Abikora mu rugo. Rero ndifuza ko uko mwabonanye bwa mbere ariko mubonana ubu ngubu ariko nako bizakomeza mu gihe kizaza. Ariko ibyo byose kibiruta, buriya mbere y'uko umuntu asezerana byemewe n'amategeko abanza gusezerana mu mutima imbere. Isezerano rero riri ku mutima niryo rikomeye cyane, kubera ko niryo rituma muza hehe? Imbere y'amategeko. Rero abagabo n'abagore ngira ngo ibyanyu mwabyumvishe, mugomba abagore mwongere mbisubiremo isuku, guhindukira neza, kandi wongereho ngo neza, ntabwo ari uguhindukira gusa, wongereho ngo neza. Uyu munsi nari majyepfo, majyaruguru, burasirazuba, hehehe, kurya umugabo avuga ati none uyu munsi ni naha ndasanga ari mu burengerazuba cyangwa ari kuri station kwa Mujyomba, agahora atekereza ngo ni naha uyu munsi ndasanga ibihe, agahora yumva ko shaka ibishyashya. Mwirinde kumera nk'umurenge wa hehe? Wa Muhoza, kuko niwe wubatse hano ni sare uko mwayisezerano 2015 niko uzasanga imeze, uzasanga decoration yahindutse, ariko umurenge numwe uhora wubatse aho ngaho. Rero mwirinde kumera nk'abantu bateretse ahantu, ahubwo mumere dynamic cyangwa se mube muhinduke. Uyu munsi uhinduke ejo bundi, nibwo bituma nibura urugo rugenda neza, kuko urugo iyo rujemo akamenyero gakora iki? Karica. Ikindi rero ni ihohotera rishingiye ku gitsina. Ibyo ngibyo ngira ngo twabivuze. Ihohotera rishingiye ku gitsina ni ugukoresha imibonano mpuzabitsina uwo mwashakanye ku gahato. Ndizera ko nta n'agahato kagomba kuzamo, kubera ko nta kindi cyakujyanye. Abantu bazi ngo kubaka urugo uko ari gushaka amatafari ukayashyiraho mukubakiramo mukagura na stock. Urugo rutangira hehe? Buriya inzu itangira hehe? Kuri fondasiyo. Fondasiyo rero ntihariya mu cyumba, ntihariya mu guhindukira. Ubwo niba nta guhindukira guhari, umenye ko ibintu byo kugenda bikora iki? Bipfapfana. Kuko washaka umukozi akagukuburira, washaka umukozi akagutekera, washaka umukozi akaguterera ipasi, washaka inde bikagenda buryo. Ariko hari icyo wowe cy'umwihariko cyawe ufite. Icyo rero cy'umwihariko ugomba kumenya ko ariyo zahabu utunze, umunsi yakubanye ibyondo ubwo uzamenye ko nta kintu gifite. Ubwo rero nizera ko iyo bimeze gutyo ufite uwo mutima, ntabwo ushobora uwo mwashyingiranywe kugukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, kubera ko muba mwarabyumvikanyeho, ari nayo mpamvu muzi ko ari cyo kintu cya mbere kigomba kubohoza kugira ngo urugo rwubaka. Siko bimeze? Rero ni ibintu byinshi, hariho nanone igihano cy'icyaha gisebeje. Igihano cy'icyaha gisebeje nacyo kiri mu bintu ushobora gutuma mwashyingiranwe asaba gatanya, kubera ko ni ibyaha byinshi. Ushobora kwiba bakagufata, ushobora kugambanira igihugu, ibintu byose muzi by'ibyaha bisebeje. Ahangaha bavuga yuko ni igihe wowe umwe mu bashakanye adashoboye kubyihanganira. Nyine ntitwavuga ibyo by'ubusambanyi, wibye, wenda wasinze winyariye mu muhanda wambaye ubusa. Hari ibintu byinshi bishobora gutuma ubona ibihano, cyangwa se ikintu gishobora gukora kigasebya uwo mwashyingiranwe. Iyo udashoboye kubyakira ujya gusaba gatanya bakabatandukanya. Rero ibintu ni byinshi ntabwo twabirondora kuko byinshi murabizi, ariko iyo ugiye gusoma amategeko urugo ruba rwatangiye kwanga. Ubundi itegeko rya mbere ni urukundo, muzakomeze mukundane, amategeko ntabwo muzayamenya. Ariko umunsi watangiye kumenya amategeko uzamenye ko urugo rwamaze gukora iki? Rwamaze kurangira.
rero mu rugo nta mategeko abamo, habamo urukundo, kandi urukundo nta limite rugira. Niyo mpamvu tubabwira ngo twebwe tubabwira bikeya, ibindi muzabyibonera mugeze mu rugo, kuko ni nko gutwara imodoka. Ntago bavuga ngo nugera Shyorongi ngo imodoka igiye icitse feri muzahita ukata gutyo utayifite. Wowe genda ugera Shyorongi nigukatana ukahera, kuko uzazutanga iki? Utanga ubuhamya. Rero numva kubijyanye n'ibyo abashyingiranwa ngo bashobora gukora bigatuma umwe muri bo ajya gusaba gatanya, numva twabigarukiriza aho ngaho, ariko mukamenya yuko mu rugo habamo ibintu bitatu. Nukuvuga ngo ibyo byo ntago biri mu mategeko, kuko n'umuntu iyo dusezeranya abantu nukuvuga ngo habamo umuco, hakabamo n'amategeko. Buriya twebwe tujya abantu, hari nk'umuntu ugeze akakuvuga se giti ko umugore wanjye yananiye asigaye ankubita mbigenze ne, ubugira ngo gitifa kubwire se ngo bigenze uti. Nukuvuga ngo urugo ni urw'abangahe, ntago ari jose baguhamiriyeho ngo umugore nakuvaho ngo uzapfa, n'umugabo nakuvaho ntago uzapfa. Nukuvuga ngo urugo icyambere kirugize ni urukundo. Urukundo ni rero rudahari, mwabonanye mukuze, mwabonanye muri bakuru, mutandukanye byemewe n'iki, nta mpamvu yo kwiyambira ku mugore, nta n'impamvu yo kwiyambira ku mugabo. Rero ndabasaba yuko buri muntu wese ari hano, ikintu bita urukundo rukomeze mu rugo rwanyu, ikintu bita kugisha inama. Hari ibintu byahanze ngo ni marene, ngo marene wanjye ngiye kumugisha inama, ngo umugabo wanjye rero ntagihindukira. Ushobora gusanga wa marene amaze nk'imyaka nk'itatu ati mbonye umukorege. Nukuvuga ngo rero ibintu byo gusohora amabanga y'urugo ntago ari byo. Nukuvuga ngo ugisha inama umuntu kuba ari marene wawe cyangwa ari pare, ntago biguha uburenganzira kumubwira ibintu byose, kuko ntago ubuzi ko yifuza urugo rwawe ko ruzakomeza. Abantu benshi basenyewe na ba pare na ba marene, kubera ko iyo umuntu umubwiye intege nkeya z'umugore wawe, niho abonera uburyo, kuko abona icyuho cyo kukuza, kuko ni marene. Niba umugabo wadahindukira wabyimenye ukamenyana nabyo, kuko ngira ngo bajya mu rusengero niyo bavuga ngo tuzatandukanywa n'iki, n'urupfu. Rero ngiye nyambwira abageni cyangwa se abantu ko kugisha inama mu rugo bitari byo. Ngiye nemera yuko mu rugo habamo gucisha bugufi, kwicisha bugufi, hakabamo koroherana. Umugore niba umukoreye ikosa, gera mu cyumba umubwire uti sheri ndagukunda, nagukoshereje imbabarira, ntago nzongera. Umugore wawe natabyumva ukamusaba inshuro 3 ntabyumve, ntutegereze so wanyu ko ari uzaza gusaba imbabazi ngo abyumve, ntutegereze gitifu ko ari uzagusaba imbabazi ngo abyumve. Ahubwo mu rugo iyo habayemo gucisha bugufi, ibintu byose bigenda neza. Umugore nawe yakora ikosa agasaba imbabazi. Buriya n'igihe umugore ukorera ikosa ukamusaba imbabazi kandi we wagurikoshereje, kubera ko icyo mupfa icyo mupfana kiruta icyo mukoze iki, icyo mupfa. Rero ba marene muri hano ntago mbaciye intege, nta nubwo nciye abageni intege, rwose mubagisha inama, ariko muve hano muzi ko urugo ni urw'abangahe, ni urw'ababiri. Abantu benshi ntago bifuza ko tubaho, abantu benshi ntago bifuje ko tumera neza. Niyo mpamvu rero wowe ugomba kumenya ko wowe n'umugore wawe asi ubundi byabananiye, ubundi abanza ukamenya. Ubundi kera bajyaga baterura, rimwe na rimwe ugajya ugashaka umugore utamuzi mugahurira mu buriri, ariko uyu munsi uriteretera ukirambagiriza mugahura muri babiri. Iyo byabananiye rero muri babiri, nta mpamvu y'umuntu wa kangahe, y'umuntu wa gatatu, kuko hari nk'igihe wakira nk'abantu ukabona abantu ibintu barimo rwose, ukabona mu by'ukuri ngo giti none se umugore wawe, umugore akakubwira ati umugabo wanjye ashatse undi mugore, kandi ngo afite n'undi kayonza, ubwo ni batatu. Kandi ntago nshaka ngo tumufungishe, kuko gushaka guca inyuma uwo mwashakanye byemewe n'amategeko, ni ukuvuga ngo biri hagati y'igifungo cy'amezi 6 n'imyaka 2 mu gihe mwashyingiranwa agiye gutanga ikirego. Umugore rero ngo ntago nshaka kurega umugabo wanjye, ngo se ngo giti ngo buriya uriya mugore nimurega abana be bazasigara bate, rero subye ngo ngire nti. Ni ukuvuga ngo rero ntihahandi, niba ushoboye kwihangana ko umugabo agira abagore 10 gihanganire, niba bikunaniye bimubwire, nimunaniranwa ufata inzira nabo ufata iki, nabo ufata yindi. Nta mpamvu yo kugira ngo mujye gushwana abantu bicane. Ejo bundi ngira ngo muherutse kumva ahantu umugore yabwiye umugabo ngo ngerega n'umuntu ntago nkigukunda ngo urutwa na runaka. Umugabo mu karere kamwe burasirazuba aramubaga ibere rimwe akarikira nko mukungu, irindi akarikira nka hehe, ugasanga niba utakimukunda wamuretse, ukuguru kumwe akagushyira nka karwasa. Urumva umugore uburyo yapfuyemo nabi. Nukuvuga ngo rero aho kugira ngo mubane gutyo, icyiza no gukora iki,
ni ukubireka mubana ku rukundo. Iyo rutagiye buri rugo ni urukundo, iyo urukundo rutakirimo bigenda nabi. Rero hari igice cya gatatu cy'uburyo bashyingiranwe bahitamo kuzacunga imitungo yabo. Harimo uburyo bwa mbere, ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange bivuze iki? Ivangamutungo rusange bivuze ngo icyo umugore yari afite, umusore yari afite mbere ko ashyingirwa, n'icyo azagira nyuma yo gushyingirwa n'umukobwa, nuko yaba umwe ntacyo afite. Niyo umwe yaba afite amazu 50 mu mujyi wa Kigali, undi ntacyo afite, iyo bamaze gusezerana ivangamutungo rusange, yaba ari ibyo yabonye mbere n'ibyo azabona nyuma, byose babigiye uburenganzira bungana 50-50. nta wagira icyo akora atagishije mugenzi w'ike inama. Hari abantu bajya bakora amakosa ngo kubera ko ngo njya gushaka nari mfite inzu inyanditseho ngenyine, watangira gushwara n'umugore ukumva ko iyo nzu uzayigurisha, ntago biba byemewe. Kuko ugiye gukora mitasiyo bagusaba ko uri ingaragu cyangwa uri iki, ko washatse. Rero niyo wabikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko ye ugashaka babigukorera, iyo umugore abimenye icyo kiguzi cyangwa se ibyo yagurisha byose arabigaruza, kuko nta burenganzira uba ufite mu kubigurisha. Hari icyo bita ivangamutungo muhahano. Ivangamutungo muhahano bivuze iki? Ivangamutungo bivuze muhahano bivuze ngo icyo wari ufite umusore, icyo yari afite mbere yuko ashyingirwa, n'icyo umukobwa yari afite mbere yuko ashyingirwa, buri umwe bizakomeza bibibye, abyigengeho, abikoresha icyo ashaka. Ariko guhera uyu munsi bamaze gusezerana imbere y'amategeko, nibwo ibyo bazabona. Guhera uyu munsi nibyo bazageraho uburenganzira bungana, ku buryo nta wagira icyo akoresha atagishe mugenzi w'inama. Icya gatatu rero ni ivanguramutungo rusange. Ivanguramutungo rusange bivuze icyo wari ufite mbere yuko usezerana cyangwa ushyingirwa, n'icyo uzabona nyuma yo gushyingirwa, byose bizakomeza bibyawe, ubyigengeho, ubitanga uko ushaka, ubikore icyo ushaka. Ariko ibitunga umuryango, umwe azajya akora mu bye, n'undi akore mu bye, mubizane bihurize hamwe. Ibyo ngibyo nibyo bizajya bivamo iterambere ry'umuryango. Rero ngira ngo nyuma yo kuba mwumvisha ibi ngibi, keretse habaye utabyumvishe, niyo mpamvu tubabaza ngo ese mwebwe mwahisemo iki? Ni ukuvuga ngo kubera ko muri benshi abantu bahisemo ivangamutungo rusange ni bande? Ivangamutungo rusange, abageni. Ivangamutungo muri rusange hari umuntu utabyumvishe ngo musubiremo. Hanyuma abahisemo ivangamutungo muhahano, uriya mugabo arimo. Abahisemo ivangamutungo muhahano murimo, barahari. Hanyuma abahisemo ivanguramutungo rusange risesuye, ivanguramutungo risesuye, ubona ukuvuga ngo mwese mwahisemo ivangamutungo rusange, kandi mu by'ukuri byo gushimirwa nuko babaherekeje ubona batabyishimiye, ngira ngo bashaka ivanguramutungo risesuye. Ngira ngo Etat Civil atangira kubigisha, ngira ngo hari ibyo yababwiye. Iyo tugiye gusezeranya abantu, ngira ngo hari ibintu twitaho wabibabwiye. Ibyo ngibyo nizere ko mubyujuje. Ubwo ngira ngo ikigiye gukurikiraho nuko tugiye kumva indahiro zanyu hano. Hanyuma icyo nashaka kugira ngo mubibutse, hari abantu baza hano nuko bamwifashe ku idarapo ry'igihugu, ntago bajya bakiniraho. Nuvuga ngo hari ibintu bibiri, ushaka kuba uzi gusoma, urajya hariya usome. Niba utazi gusoma, umbwire ngusomere. Ariko umuntu uza hano akadidimanga, agatangira guhimba, agatangira kuzana udukoryo, urasubirayo, uzaza gusezerana igihe kizaza. Hano rero nta dukoryo duhari, reka twumvikane. Nuko ngo abantu njya gusezerana abantu bangahe? Umwe arirahirira. Keretse mu byaro niho bashira abantu kugira abanyamuri bose kugira ku bose. Oya buri fasha nko batatu, ariko ntacyo gushyiraho. None amanza cyangwa akihanga. Abantu nako bitsinda. nta cyo regatere. So reka twumvikane. Mwumve. Kuba utazi gusoma ntacyo bitwaye. Muranyumva neza? Rwose nta n'icyaha ufite. Ariko ikibi ni ukuza ukavuga ngo ibyanditse ahangaha ugatangira kuvuga ibindi. Nta guhimba kurimo. Umuntu utazi gusoma azajya haguruka tubwire ngo ntago nzi gusoma, tugusomere. Iyo tugusomye wowe usubira ibyo tuvuze. Sibyo? Rero numva ari ibyo, ngira ngo mbere ko twakira indahiro zabo,
dukurikije ibyana byose bababwiye bishobora gutuma ishingirwa ritaba. Ubu ni ukuvuga ngo habaye umuntu arimo umuntu ushobora kutubwira ko wenda hari umwe muri mwebwe ishingirwa rishobora gutamamirwa yabitubwira, kuko bitavugiwe hano ubwo nyine byitwa iki? Ibitavugiwe mu ruhame